Indirimbo igisobanuro cy'urupfu nahimbye mu mwaka w'2014 ikaza guhabwa akato n'ubutegetsi, hanyuma ikaza kumviramo inzira y'umusaraba ndimo mbabarira, yaje kugereranwa na bamwe mu basesenguzi mu bya politiki b'abanyarwanda nk'aho ifite ubutumwa bujya kwegera ubwa Victoire Ingabire Umuhoza, umunyarwandakazi w'umunyapolitiki akaba n'umuyobozi wa FDU, ishyaka rya politiki ritaremerwa n'ubutegetsi bwa Kigali, akaba yaragerageje gupiganwa na Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2010, bikamuviramo gufatwa, agafungwa, agakatirwa aregwa ibyaha bigambiriye kugirira nabi ubutegetsi. Birumvikana nk'umuntu wigeze kuba mfana cyane ubutegetsi bw'abatutsi bwa Kagame n'inzego ze za gisirikare nitaga abaturokoye, sinari narigeze ngerageza kumenya neza uwo mubyeyi, ishyaka rye cyangwa se imigambi ye ya politiki. Ariko ubwo mu kwezi kwa Werurwe 2014 bagereranyaga indirimbo yanjye n'imbwirwaruhame ze, byashibuye muri nge amatsiko, numva nshatse kubimenya byimbitse. Ubwo mba ntangiye gusoma inyandiko nyinshi z'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu n'ibyo hanze byerekeranye n'urubanza rwe. Mu bivugwa n'inzego z'ubuyobozi, yarezwe anahanirwa kuba yaragiranye ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro y'abahutu b'abanyarwanda baba muri Congo, FDLR, ngo akaba yarakoranye nabo imishinga igamije guhirika ubutegetsi hakoreshejwe intambara, kandi akaba yarapfobeje jenoside. Yakatiwe imyaka 15 y'igifungo. Abasesenguzi benshi basanga uwo mutegarugori nta mishinga iteye ubwoba yagiranye na FDLR, ahubwo ijambo yavugiye ku rwibutso rwa jenoside i Kigali akimara kugera mu Rwanda ntiryashimishije ubutegetsi bwa FPR, kandi mu buryo butangaje iryo jambo risa n'ubutumwa buri mu ndirimbo yanjye. Mu ijambo yavuze ku ya 16 Mutarama mwaka 2010 avuye gusura urwibutso ruri mu murenge wa Gisozi, Umuhoza aravuga ati: habayeho bidashidikanywa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko hanabayeho ubundi bwicanyi bwakorewe abahutu, kandi abagize uruhare muri ubwo bwicanyi bose bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Ubwiyunge ntibushoboka impande zombi zitabonye ubutabera butavangura. Mu gice cya gatatu cy'indirimbo yanjye ngira nti: jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bazize urundi rugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo ni abantu nkanjye, ndabasabira, ndabazirikana, ndabatekereza. Mu gice cya kabiri cy'indirimbo yanjye y'ubwiyunge ndagira nti: nta rupfu rwiza rubaho, abazize jenoside, intambara cyangwa kwihorera, abazize impanuka cyangwa indwara bari mu ijuru aho badusabira. Maze kumva kuri YouTube ijambo rya Madamu Ingabire nkarigereranya n'indirimbo yanjye ya gikristu, navumbuye umuntu utekereza nkanjye ku birebana n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Mpita ntanga umwanzuro ko ukuri ari kugari kandi gufite imbaraga kuruta abakuvuga. Niba umunsi umwe umuntu yishwe, atotejwe, afunzwe cyangwa agacecekeshwa mu buryo ubu cyangwa ubundi kubera ko yavuze ukuri, menya ko ukuri kuzagira imbaraga zisumbyeho kuvuzwe n'abandi benshi batigeze bagira aho bahuriye cyangwa ngo bamenye iyo nzirakarengane. Mu yandi magambo, icyaha indirimbo yanjye ihuriyeho n'ijambo rya Madamu Ingabire ni uko twatinyutse kuvugira ku karubanda ko mu Rwanda kugira ngo habe ubwiyunge nyakuri bizaca mu kubanza kwibuka inzirakarengane zose, kandi zigahabwa ubutabera butarobanura. Mu by'ukuri rero, ubwo nandika ibi, inzirakarengane zishwe na FPR Inkotanyi n'ubutegetsi bwayo ntizirigera zibukwa cyangwa ngo zihabwe ubutabera. Ibi akaba ari imbogamizi ikomeye ku bwiyunge mu rwego rw'igihugu. Ubwo nageraga muri gereza nkuru ya Kigali, ikintu kimwe cyaranejeje kinantera imbaraga: kumenya ko ndi kumwe na Madamu Victoire Ingabire tuzira ibintu bimwe. Niba uwo mudamu w'umuhutukazi wagize ubutwari budasanzwe akanatotezwa azira kuba yarakiye abe ubutabera, ndizera n'umutima wanjye wose ko kuba ndi muri iyi gereza n'inzira yanjye y'umusaraba ubu yamaze kumenya bizamutera imbaraga nawe, bikamuhumuriza, bikanamubera gihamya ko ukuri kutajya gupfa na rimwe. Ndabyemera, ukuri ntikuri ku ruhande rw'abatutsi cyangwa se rw'abahutu, ntikuri ku bafite ubutegetsi cyangwa se ababurwanya, ntikuri ku batsinze cyangwa se abatsinzwe. Ukuri ni indangagaciro y'Imana isumba ibiremwa byose, kandi isi yose yunamira ku bw'ineza yayo ubwayo.
ubutabera ntabwo ari ikintu cy'agaciro gahanitse umuntu agomba kwizirikaho iyo ari ku butegetsi nk'uko yizirikaho ubukire asahura umwanzi we. Ubutabera ni indangagaciro yigenga kandi ya ngombwa, ituruka mu ijuru, itangirwa ubuntu mu isi, ni ikintu gikenerwa na buri kiremwa muntu, yaba urengana cyangwa urenganya, utsinze cyangwa utsinzwe. Nyuma y'imyaka 2 ngeze muri gereza, naje kubasha kuvugana na Madamu Ingabire. Mu gihe nari narashinzwe gutegura imihango yo kwibuka muri gereza, nifashishije ayo mahirwe kugira ngo muhe umwanya wo kwicaramo uzatuma mbasha kumuvugisha mu buryo bunyoroheye. Mu gihe abashinzwe gahunda babaga bari guha ibyicaro abandi bagororwa, byampaye akanya ko kumuvugisha ngira nti: Madamu, mukomere muri iki cyumweru cyo kwibuka. Turibuka jenoside y'Abatutsi, ariko njyewe sinibagirwa n'Abahutu nabo bapfuye. Ndabihanganishije niba hari abanyu mwabuze. Nawe niko kugira ati: murakoze, komera kandi ntuhangayike, ibi byose